Nshuti bene data rero bakundwa, nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze basabira imigisha iva ku Mana. Imana ijye ikomeza kubaha umugisha, mwebwe munyereka urukundo, mukora subscribe, mukomeza gukora share. Imana ijye ibaha imigisha mbasabira rwose. Rero nk'ibisanzwe ni Eric Worshipper, umuhungu wanyu, nongeye kubazanira ibintu by'ubwenge nsanzwe mbagezaho mu gucukumbura Bibiliya, kwiga ku byanditswe, inkuru nyinshi zivugwamo. Mubona ko ngenda ngerageza kubavangira byinshi bitandukanye bitewe n'ibyo mukunda. Mw'iyi minsi rero ndi kubihera mbega ubucukumbuzi bujyanye n'isezerano rya kera n'irishya. Mu biganiro by'ubushize nari nababwiye ku isezerano rishya, ngenda mbabwira rigizwe n'ibitabo bingahe, birimo imirongo ingahe, birimo amagambo angahe. Ariko noneho uyu munsi bwo ndaza kukubwira ku isezerano rya kera. Isezerano rya kera rero nk'ibisanzwe turahera mu itangiriro. Mu itangiriro ni igitabo cya mbere cya Mose, kirimo ibice 50. Ibyo bice 50 birimo imirongo 1533. Ujye ukurikira akantu ku kandi, niyo mpamvu mba nakuzana ibintu byiza nk'ibi. Iyo mirongo 1533 irimo amagambo 38,262. Ayo magambo niyo agize iyi mirongo iri mu bice 50 bigize igitabo cy'itangiriro. Igitabo cya kabiri ni igitabo cyo kuva, ni igitabo cya kabiri cya Mose, kirimo ibice 40. Ibyo bice 40 birimo imirongo 1213. Ibyo bice 1213 birimo imirongo cyangwa se birimo amagambo 32,000 n'amagambo 685. Ayo ni amagambo agize imirongo iri mu bice 40 bigize igitabo cyo kuva. Nyuma hakaza igitabo cy'Abalewi. Icyo gitabo kirimo ibice 27. Ibyo bice 27 birimo imirongo 859. Iyo mirongo 859 irimo amagambo 24,541. Ayo magambo niyo agize ibi bice biri mu gitabo cy'Abalewi. Nyuma turaza ku gitabo cyo kubara, kirimo ibice 36. Ibyo bice 36 birimo imirongo 1288. Iyo mirongo 1288 igizwe n'amagambo 32,896. Ndagira ngo ngusabe ngo ntucikwe, ukomeze wumve akantu kandi niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo turusheho kubana neza, dukora share, dusangiza ubutumwa bwiza bagenzi bacu, ko ari benshi bagiye babukeneye. Nyuma turaza ku gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, kirimo ibice 34. Ibyo bice 34 birimo imirongo 959. Iyo mirongo 959 irimo amagambo 28,000 n'amagambo 352. Ayo magambo niyo agize iki gitabo kigizwe n'ibice 34. Icyo ni igitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Nyuma haraza igitabo cya Yosuwa. Yosuwa igizwe n'ibice 24. Imirongo 658. Iyo mirongo 658 irimo amagambo 18,858 niyo agize iki gitabo cya Yosuwa. Nyuma turahasanga igitabo cy'Abacamanza. Abacamanza, iki gitabo kigizwe n'ibice 21. Ibyo bice 21 bigizwe n'imirongo
igeze kuri 618, niyo igize ibice 21 byo mu gitabo cy'abacamanza. Kandi iyi mirongo nayo igizwe n'amagambo 18,966. Nyuma yaho turasanga igitabo cya Rusi igizwe n'ibice 4 gusa. Ibyo bice 4 birimo imirongo 85. Imirongo 85 irimo amagambo 2,000 n'amagambo 578. Nyuma yaho haraza igitabo cya Samweli wa mbere. Umuhanuzi Samweli, iki gitabo cye kigizwe n'ibice 31. Ubwo ni igitabo cye cya mbere kigizwe n'imirongo 810. Imirongo 810 nayo irimo amagambo 25,000 n'amagambo 48. Nyuma y'ubwo birumvikana ko hahita haza igitabo cya Samweli wa kabiri n'ubundi kigizwe n'ibice 24, imirongo 695. Iyo mirongo 695 igizwe n'amagambo 20,000 n'amagambo 600. Ndagira ngo ngushimire wowe wabanye nanjye, mukomeze mukore subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza ntibukabacike. Reka aka gace tugasubikira aha, aka ni part 1. Ikiganiro cy'ubutaha ndakuzanira ibindi, ubwira ibindi bitabo bisigaye. Ndagira ngo ngusabe ngo ntucikwe, ukore subscribe kandi mukore share, ubutumwa bwiza mu busangiza abandi. Turushaho kubana neza, Imana iduhana umugisha. Murakoze.